ukuntu abantu banga gukiranuka bakomora kuri Kristo kubera ko bafite ubwibone bwo gushaka ukwabo, bafite ubwibone bwo gushaka gukiranuka kwabo, barashaka agakiza aho Imana ituruka hariya, nabo bagaturuka hariya muri ka gatambwe gatoya. Noneho byamara kuvanga ubuntu bukaba burabonetse, nk'uko umugore n'umugabo bahura bakabyara umwana. Ibintu ubuntu bwabaye tutarabaho cyane, uzagira uruhare mu kintu cyabaye utarabaho. Inyigisho ivuga ubuntu bw'Imana abenshi bayita ubuyobe, abenshi bakavuga ati rwose izo ni inyigisho z'inzaduka, ariko mu by'ukuri ubundi iyo tuvuze ubuntu, ubuntu burya ni Kristo. Gusuzugura ubuntu no gusuzugura nyirabwo shebuja. Nibyo ngo ubutumwa bwiza ni ubuvuga uburyo ki ijuru twariherewe ubuntu muri Kristo Yesu, bitavuye kuri twe, bitavuye no ku mirimo, ku masengesho. Ntabwo byavuye ku masengesho, n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose umuntu atekereza ko aricyo gishobora kumuhesha kubona ubugingo buhoraho cyangwa kubona ijuru, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ni ibintu by'ubuntu nyine byadukanywe na nibature, si nibature cyangwa n'agafaranga, si amafaranga. Oya, ntabwo ariko bimeze. Shenjagurirwa kugira ngo mu by'ukuri tubeho turonse ubugingo buhoraho, ariko tubukesha icyo gikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Yego 21-23 aho bavuga ahabanza havuga nyine yuko nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yego, kuko amategeko abereyeho ni ukumenyesha abantu yuko bakoze ibyaha. Yego, ahubwo amategeko yatanzwe kugira ngo akanaga kose kazibwe, umuntu wese atsindirwe n'urubanza imbere y'Uwiteka. Reba rero ubuntu atari ko noneho hari ugukiranuka kwahishuwe. Asome uduhere nko ku murongo wa 21, kubera ko ibyiza byawe n'ibibi byawe iyo Imana ibirebye, kuko byose bikomoka ku cyaha cyitwa kamere. Ibyo dukora ngo ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Muri Yesaya 6:5 havuga 6:4 umurongo wa 5. Nta kuntu rero ubwo bushwambagara bwagira aho bugeze umuntu, ntibishoboka. Kandi burya abantu ntabwo twibuka ko tutari igiti kibi gusa, twari igiti kibi ariko n'igiti cyiza. Yego, none icyo cyiza nicyo dushaka gushyira Imana. Yego, ariko gikomoka hehe? Ku kibi. Hahandi. Yego, tekereza gutega amakiriro kuhaguteje ikibazo, ni ikibazo gikomeye. Urumva? Ugatega amakiriro kuhaguteje ikibazo. Menya ko ubwo bubi bwose bwawe bwose Imana yabubaze kuri Kristo Yesu. Ibyiza yaba ari byo warata, ibyanditswe biravuga ngo iyo Abrahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko ntabwo ari imbere y'Imana. Ngo nyamara ibyanditswe bimuvuga iki? Tivuga ngo Abrahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Bigaragara ko akavuga ati utize udakora, ahubwo ariko akizera utsindishiriza abanyabyaha. Abaroma 4:5. Yego, uwo nguwo abarwa nk'umukiranutsi nk'uko Aburahamu byamugendekeye. Turabasuhuje kandi abakunzi b'ibiganiro by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana binyura kuri channel yacu kandi yanyu yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Muri uyu mwanya tubahaye ikaze kandi reka mvuge ngo mu by'ukuri turabakunda. Muri uyu mwanya rero jewe turiho tuvugana, nitwa Musabyimana Yozefu Mugisha, ariko ndo umukiranutsi mbikesha Kristo Yesu, nabikesha imirimo yanjye, ahubwo mbikesha ubuntu nagiriwe binyuze mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba igorogota. Hanyuma rero murabona ko ntari jyenyine hano, ndi kumwe na mwene data, nawe ngira ngo abasuhuze kandi mu by'ukuri anabibwire nawe kugira ngo mubashe kumumenya. Karibu muvandimwe. Rakoze Mugisha Yozefu. Reka mfate uyu mwanya nanjye nsuhuze bene data. Turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Muri kumwe na mwene so Ndinda Julien. Ibiganiro biranshimisha cyane byo ku Ijuru Ntirikorerwa,
kubera ko bivuga ubuntu bw'Imana. Amen. Ntacyo dushobora kongera ku cyo Kristo yakoze arihagije. Amen. Cyane cyane ko cyakozwe tutaranabaho. Yego. Umusaraba n'igisekuru cyacu cya 20 kitarabaho. Yego. Ibyo yakoze rero himbazwe habwe icyubahiro birahagije. Amen. Ntacyo tuyongerera rwose. Nibyo muvandimwe. Ngira ngo mu by'ukuri kubera ko byose biba bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana, ariko nanone no gushimira Imana ku gikorwa gikomeye yadukoreye, nabyo bikaba ari n'ijambo ry'Imana n'ubundi. Nagiraga ngo dushimire Imana. Mwene data reka ashimira Imana muri uyu mwanya. Reka duhimbaze Imana kandi tunayishimira ko yandikishije ijambo ryayo. Amen. Mana ushobora byose turagushimiye, Mana nziza, Mana igira neza. Turagushimiye ko hari amaraso y'umubiri, ariko akaba hari amaraso ya mwuka, kuko abana bawe ngo basangiye amaraso nawe. Amen. Niko byanditswe mu Baheburayo 2:14. Niyo mpamvu waduhuje na bene data. None mwami, tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Turagushimira ko wandikishije ijambo. Niryo ritubeshaho, niryo turya tukabaho. Niyo mpamvu tutazapfa, kubera yuko watugize abana kandi twambika gukiranuka kwawe. Amen. Ngabane natwe muri byose mwami, muri uyu mwanya mutoya tugiye kumara tuguhimbaza tuvuga ibyawe mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Turagira ngo muri uyu mwanya tuganire ku magambo aboneka hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya 2 ku murongo waho w'8 tugeze nko ku murongo wa 9. Ni amagambo avuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana. Umurongo w'9 akavuga ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ni imirongo ko ari 2 ngira ngo tuvugeho, kubera ko abantu benshi batekereza ko inyigisho ivuga ubuntu bw'Imana abenshi bayita ubuyobe, abenshi bakavuga ati rwose izo ni inyigisho z'inzaduka. Ariko mu by'ukuri ubundi iyo tuvuze ubuntu burya ni Kristo, kubera ko ijambo ry'Imana niko rivuga. Ngira ngo ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohani mu gice cyaho ngira ngo cya mbere, havuga ko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo bikaba byarazanywe na Kristo. Urumva rero iyo turi kuvuga umurimo w'ubuntu bw'Imana, ubuntu ubundi ni Kristo, ariko nanone urumva ko tuvuze ko inyigisho z'ubuntu ari inzaduka, tuba tuvuze ko Yesu ari we nzaduka. Nyamaraga kandi byanditswe bikavuga ko Kristo ari Alufa kandi akaba na Omega. Gusuzugura ubuntu no gusuzugura nyirabwo shebuja. Nibyo. Uyu munsi ku isabato twabajije abantu tutari ko ubuntu bwatangiye ryari, hari n'igihe bugira n'iherezo, buzarangira ryari. Abandi bati bwatangira igihe Kristo umuntu yagwaga, yego, noneho yarangiza Imana ikitangira kuza kumupfira. Yego. Ariko na mbere yaho mu Efeso bavuga yuko na mbere yuko isiremwa, yego, Imana yari yarateganije kuducungura, itwohereza Yesu Kristo kandi niwe buntu. Yego. Kubera ko ubuntu ari Kristo ari Imana. Niba Imana itarangira ubwo n'ubuntu ntiburangire. Ubwo ubuntu n'ubwiteka. Ubwo twabwira abadukurikiye ko inyigisho yose mu by'ukuri itavuga ahubwo ubuntu bw'Imana niyo nyigisho y'inzaduka. Kuko inyigisho y'inzaduka nyine nivuga ibitagendanye n'ubuntu bw'Imana twagiriwe muri Kristo Yesu. Ubwo twabwira nk'umuntu uvuga ngo inyigisho y'ubuntu ni inzaduka, tumubwira ko inyigisho y'ubuntu, ubuntu bw'Imana nibwo Pawulo yavugaga, nibwo Petero yavugaga, abahanuzi bose b'ukuri bari mu byanditswe byera bizeraga ubuntu bw'Imana kandi bagahamya ubuntu bw'Imana, kandi ubuntu bw'Imana bahamyaga burya ni Kristo Yesu. Ngira ngo Yesaya yari kubivuga mu buhanuzi bwe mu gice cyaho cya 53 yavuze iby'ubuntu, avuga ko Kristo ibicumuro byacu ari byo yacumitiwe,
yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu kandi igihano kiduhesha amahoro kikaba cyari kuri we. Uwo yavugaga ni Kristo Yesu. Yavugaga ubuhanuzi, yahanuraga ubuhanuzi buvuga kuri Kristo Yesu uzaza kuzira ibyaha by'abari mu isi kandi ibyaha byacu mu by'ukuri akabicumitirwa, akabishenjaguririrwa kugira ngo mu by'ukuri tubeho turonse ubugingo buhoraho ariko tubukesha icyo gikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Mu by'ukuri rero tuvuga ko ijuru busobanurwa neza n'abasoma mu Baroma. Yego. Igice cya 3 nushaka kwereka umurongo wa 21 ngeze 24. Abaroma. Yego. 21, 23 aho bavuga ahabanza havuga nyine yuko nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yego. Kuki amategeko abereyeho no kumenyesha abantu yuko bakoze ibyaha. Yego. Ahubwo amategeko yatanzwe kugira ngo akanaga kose kazibwe umuntu wese atsindirwe n'urubanza imbere y'Uwiteka. Reba rero ubuntu atari ko noneho hari ugukiranuka kwahishuwe. Asome uduhere nko ku murongo wa 21 haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko n'uwo Kristo n'uwo buntu niwe yahamyaga ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Bibahereye ubusa ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ngo ibi bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Urumva mu by'ukuri hariya twasomye hatangiye havuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntabwo byavuye. Bavuga ko ari impitagihe. Yego. Babivuga nk'ikibazo cyarangiye. Ntabwo babivuga nk'ikibazo kizaba cyangwa kiriho kiba, ahubwo bakoresha impitagihe, past. Yego. Twakijijwe n'ubuntu. Yego. Ni ikibazo cyarangiye. Imana yarangije gukora. Ubwo turi kubwira abantu ubutumwa bwiza bw'ubuntu, tuba turi kubabwira kwakira igikorwa cyarangije gukorwa kera. Urumva ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri twe. Kubera iki ijambo ry'Imana rivuga ko bitavuye kuri twe? Nukubera ko byabaye tutaranabaho. Nuko byabayeho yewe nkunda kubiganiraho, wenda nkunda kuboneka mu kindi yindi YouTube channel ivuga Impongano TV. Iyo mpongano ya Kristo. Nta kindi ivuga iyo mpongano n'ubuntu bw'Imana. Amen. Ni ibintu byabaye tutarabaho. Kandi nkunda kuvuga ko kandi iyo dusoma Bibiliya tujye twibuka turebe n'ibivuga ibintu biriho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese tarimbuka ahubwo ahabwe nonaha ubugingo buhoraho. Buhoraho no mumara iminsi 2 se mugihe. Oya n'ubwiteka. Imyaka 6 n'ubwiteka nyine. Nta kurimbuka rero kuba kukiri mu bantu mu gihe Imana yarangije kubaha ubwo bugingo, ahubwo ahabwe wizera ahabwe nonaha ubugingo buhoraho. Kandi bakwiriye kubyumva kandi kumvikana. Kristo n'Uwiteka, Imana n'Uwiteka. Itanga rero nayo yatanze ibyiteka ryose. Nango nicyo gituma ubugingo bwa Kristo ari ubwiteka ryose. Nicyo gituma rero iyo bari kuvuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, umuntu akwiriye kubanza kumva ngo ubundi kuki nari kwiriye gukizwa n'ubuntu. Nuko umuntu adashoboye. Nuko umuntu adashoboye, atashoboye, atazanashobora. Kuko ubwabyo ibyanditswe byarabigaragaza ko umuntu ari umunyabyaha ku bw'akavukire. Umuntu ni umunyabyaha ku bw'akavukire. Usomye muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 7 niko haravuga ngo dore naremanwe gukiranirwa kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Hano rero ibyanditswe biri kubivuga biba bivuze ariko biherereje ku mukurambere wacu dukomokaho witwa Adamu n'umubyeyi dukomokaho mu buryo bwa mubiri witwa Eva. Baba abazungu, baba abirabura, abantu bose bo ku isi yose mu mahanga yose aho baherereye hagiye hatandukanye. Nuko twese dukomoka kuri umwe Adamu no kuri Eva.
wakoze icyaha tumurimo twese nk'uko ibyanditswe byera bivuga mu Baroma igice cya 5 ku murongo wa 18 avuga ko igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Ariko Imana ishimwe ko cyakozwe n'umuntu umwe ari wa Adamu wa kabiri Yesu Kristo, nacyo cyahesheje abantu bose gukiranuka kubageza ku bugingo bw'iteka kandi. Urumva rero tuvuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri twe nk'uko wari ubivuze, nuko ubwabyo byabaye tudahari kandi bikagaragara ko ubwacu tutari kubasha kwikiza, kuko turi kuvuga icyaha ntituba turi kuvuga ibyaha nko mu mibare, ahubwo tuba tuvuga icyaha nka kavukire, tuba tuvuga icyaha nka kamere umuntu wese ukomoka kuri Adamu na Eva avukana. Noneho n'imimerere ye n'imibereho ye ikagaragaza mu by'ukuri ko mu by'ukuri yavutse ahubwo ari uwo kugirirwa ubuntu. Noneho rero iyo umuntu yisanze akisanga ari gukora ibyiza ari gukora n'ibibi, ajya atekereza ko ibyiza akora ari byo bishobora kuzamuhesha ubugingo buhoraho, nyamaraga kandi ntamenye ko ahubwo icyo ni nacyo cyaha nyirizina yanduye, kuko Imana ibuza Adamu yaramubwiye ngo ku mbuto z'ibindi biti byose byo muri iyi ngobyi ya Edeni wemerewe kurya ku mbuto zabyo uko ushaka, ariko ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi zo ntuzakoreho, ko umunsi wakozeho no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Kandi yarapfuye ahagaze. Mu Timoteyo wa kabiri igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10 niho havuga ubwo buntu. Ariko Yesaya 25:8 yari yarahanuye ko urupfu azarumira bungura iby'iteka ryose. Ubu buntu bw'Imana aho kumiriki Imana yamira ikintu bungura iby'iteka ryose, hanyuma umuntu akazongera kugira impungenge z'ikintu icyo ari cyo cyose. Haravuga ngo iyadukijije akaduhamagara guhamagarwa kwera, atabitewe n'imirimo yacu, ahubwo abitewe nuko yabigambiriye ubwo kuva kera, ubwo ubwayo ni kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Kera nibyo bya bindi twari tumaze kuvuga ngo ni ubuntu bwabayeho tutari twanabaho. N'umuntu atararemwa Imana yari yateganije uko izadukiriza muri Kristo. Yego, mu Befeso igice cyaho cya mbere niko habivuga 10 hakavuga ngo ariko none bukaba bwarerekanwe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu wahinduye urupfu ubusa. Amen. Yahinduye urupfu ubusa. Yahinduye ubuntu. Ariko akirutinya ni benshi. Abakirutinya ni benshi. Ariko impamvu yo kurutinya biranumvikana. Ariko nibatizera rwabahitana bamugana. Nibyo nyine. Kandi impamvu yo kurutinya nuko bahakanye nyiri ubuntu bw'Imana. Ariko muri uyu mugoroba wowe duteze amatwi nukuri tuba tugusabira kugira ngo nawe wishurirwe kubwo buntu bw'Imana wabugiriwe. Ku buryo ukamenya ko urubanza nyine rw'ibyaha rwakuweho rugahanagurwaho n'urupfu, guhambwa no kuzuka bya Kristo Yesu. Noneho bavuze ngo akerekanisha ubugingo no kudapfa, ubutumwa bwiza. Inkuru nziza ya Yesu Kristo. Inkuru nziza ni Yesu. Kandi Yesu niwe buntu. Ko bavuze ngo Imana n'urukundo. Yego, washyiraho mikoro nta kibazo. Urumva ubutumwa. Nariho mvuga nti uko Imana ari urukundo. Yego. Ushoboye kuzana urukundo hari ubwo wabuzanye Imana. Ariko iyo Mana ni nayo buntu. Ni nayo buntu. Uko rero Imana idapfa itagira intangiriro n'iherezo. N'ubwo buntu nuko ugira intangiriro n'iherezo, kandi ubusuzuguye abasuzuguye rurema, abasuzuguye rurema umuremyi w'ibintu byose, umuremyi nibyo ngo babanyabuntu. Kandi baravuze ngo ubugingo no kudapfa yabyerekanishije ubutumwa bwiza. Ngo ubutumwa bwiza ni ubuvuga uburyo ki ijuru twariherewe ubuntu muri Kristo Yesu, bitavuye kuri twe, bitavuye no ku mirimo, ahubwo no ku masengesho. Ntabwo byavuye ku masengesho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose umuntu atekereza ko aricyo gishobora kumuhesha
kubona ubugingo buhoraho cyangwa kubona ijuru, kuko niko bakomeje bavuga, bavuze ngo ntibyavuye ku mirimo, ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ni ibintu by'ubuntu nyine byadukanywe na nibature, si nibature cyangwa n'agafaranga, si amafaranga, oya, ntabwo ariko bimeze, si amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Hari n'abajya mu mashyamba gusenga ngo bari gushaka ubugingo buhoraho, si byavuye mu ngeso z'umuntu nziza ashobora kugira, yibwira ko ari byo bishobora kumuhesha ubugingo buhoraho. Erega yaba habagaho nibature, abantu bakajya mu mashyamba bashaka n'inzoka zikabarya, kugira ngo babone uburuhukiro bahawe, basobanukirwe n'ubwo buntu, ariko atari ukwihotora ngo bibwire yuko Imana iri ikibaha ibikoreshejwe no kwibabaza kwabo. Guha Imana umwanya muri meditation, wiga ijambo ry'Imana birakwiriye, ni nacyo rwose gikwiriye. Nushaka unasenge ushaka gusobanukirwa n'ukuri, ariko kwibwira ko amashengesho azagira uruhare mu gakiza kawe, cyangwa ko Imana igukundishwa n'amashengesho, aho niho haba ikibazo. Ibyo byaba atari byaba ari ibindi, ibyo byaba atari ubuntu. Waba uvuze ko ubuntu budashobora kudukiza ngo bibe bihagije iteka ryose. Ni ukuvuga ngo nta wakubuza gusoma ijambo ry'Imana, nta n'uwakubuza gusenga, ariko ikosa ahantu riherereye ni uburyo ubikoramo uri kubishakamo ubugingo. Nyamara Yesu yaravuze atari ukumenya, kandi kumenya nibwo bugingo buhoraho, ko Yohana yavuze. Kumenya byo ni ngombwa, ngo ubu nibwo bugingo ko bakumenya, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Urumva, ubugingo ni Kristo. Kumenya rero ni ukumenya ngo ese ubundi Kristo Yesu yankoreye iki. Twasomye ngo niwe werekanishije ubutumwa bwiza. Urupfu rwe, urwo rupfu rwa Kristo yarupfuye kubw'ibyaha. Bivuze ngo nuko Imana yabazeho Yesu ibyaha byawe, nuko Imana yabazeho Yesu ibyaha bya muntu byose aho biva bikagera. Reka mvuge ngo ku buryo umuntu ntukwiriye kwitekereza ngo hari ibyaha bimwe Imana yaba yarakubabariye akaba n'ibindi itakubabariye, kuko kubera ko wenda warenze ihaniro. Aho ubuntu, aho ibyaha byagwiriye n'ubuntu bwarushijeho gusaga, ubuntu bwarushijeho gusaga. Ubuntu rero nibwo bwadukijije mu by'ukuri. Bwagukijije iki? Bwagukijije nyine urupfu rw'iteka, kubera ko ruterwa n'ibyaha, ubwo yagukijije ibyaha, ariko ni n'urubori rw'ibyaha n'amategeko. None nayo yagukijije icyaha n'ikindi abakigukijije. None ubwo se ntibyumvikana nyine ko urupfu Kristo Yesu yapfuye ubwo umuntu yari, kuko habivuze mu byanditswe, havuze ngo nurya ku giti no gupfa uzagira gute? Uzapfa. None urupfu Yesu yapfuye urupfu rw'iki? Rw'ibyaha. Ntibivuga se ko ibyanditswe niko bivuga mu Bakorinto ba 2:5 ku murongo wa 21, ko Yesu Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kwayo. Ukuntu abantu banga gukiranuka bakomora kuri Kristo, kubera ko bafite ubwibone bwo gushaka ukwabo, bafite ubwibone bwo gushaka gukiranuka kwabo. Barashaka agakiza aho Imana ituruka hariya, nabo bagaturuka hariya muri ka gatambwe gatoya. Noneho byamara kuvanga ubuntu bukaba burabonetse, nk'uko umugore n'umugabo bahura bakabyara umwana. Ubuntu bwabaye tutarabaho, uzagira uruhare mu kintu cyabaye utarabaho. Ikintu cyabaye utarabaho, none uri gushaka kukigiramo uruhare. Ko Kristo ku musaraba, mu Kristo yari ahetse igitwaro cy'ibyaha cyamuhetamishije, akikubita amaso umusaraba, ikintu cyabaye, cya gitwaro cyaraje kiragenda mu mva kirahera buheriheri. Umugabo wa mbere aramubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Uwa kabiri ati ariko ninkubabarira sinkwambike gukiranuka, n'ubundi ntuzakwihingamo, ntuzakugeraho. Uwa gatatu ati ariko nguhaye ikimenyetso cya mwuka. Umwuka ukora iki? Gugusobanurira biriya. Ubwo buntu bw'Imana agumya bigusobanura, kuko umuntu wa kamere aba akomeje kugira ngo akumvishe yuko ufite umugabane mu bwami bw'Imana. Afite umugabane. Nicyo umusaraba umaze. Niba umusaraba utarakugezaho umutwaro kuvaho,
kubera ko wababariwe, kubera ko wakiranutse, kubera ko ufite icyubahiro cyo guturwamo na mwuka w'Imana. Ko igihe ukibaraho icyaha Imana yakubabariye, ntabwo umwuka yaguturamo, ntabwo Imana yatura mu munyabyaha. Ntibishoboka. Ubwo ibyo abantu bita ngo nta n'imirimo ya mwuka yakugaragaramo. Ubwo ni ya kamere myiza, ariko yambaye ubushwambagara. Ubwo binumvikane ko abavuga ko bafite umwuka wera ariko bakibara nk'abanyabyaha, ibyo byo ntibishoboka. Ko umwuka nyine wera aba mubera. Abavuga ati ntacyo waje gukora, niba yaraje gukiza ibyaha se kandi akaba uvuga ko ukibyikoreye, urumva hari uburuhukiro ufite se? Kristo ntabwo ari kuruhuka, ntabwo ari ikiruhuko cyawe, uburuhukiro bwawe. Nyamara arahamagara ati mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Wowe ugikora burya abahirimbana ntabwo aba yari yaruhuka. Turi kubwira abantu rero kugira ngo binjire muri ubwo buruhukiro, bamenye ubuntu bw'Imana bagiriwe, kandi ubwo buntu bw'Imana bagiriwe ni ubuntu bwagiriwe bwo kubakiza urubanza rw'ibyaha. Urwo rubanza mwararukize kandi murukira igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga ku musaraba. Takariza icyizere n'ibyo bikorwa byawe wita byiza, kubera ko Satani niwe uturamo uwo mutego wo gukubwira ngo ibyiza byawe bizaguhesha kujya mu ijuru, akanakubwira ngo ibi bukora ujye ubisabira Imana imbabazi. Icyo rero ni ikinyoma nacyo cya Satani. Menya ngo Imana Adamu niba ari cyo gikiza, kuko Imana itabwiye Adamu iti saba imbabazi ikibazo gikemuke. Ngira ngo ugende ubwira uti sinzongera, utazongera urinde. Iyo ni tekiniki ikomeye ya Sekibi, kubera ko bisa n'indangagaciro ya Kristo nziza cyane. Kubera ko umuntu nuko umuntu aremye mu gukora ikibi n'ikiza, yakora ikiza akavuga ngo kizanjyana mu ijuru. Ariko muri makeya mu by'ukuri ukwiye kumenya ngo Imana ntiyabazeho Yesu ibibi byawe gusa, ahubwo yamubazeho n'ibyo wita byiza, kubera ko ibyiza byawe n'ibibi byawe iyo Imana ibirebye, kuko byose bikomoka ku cyaha cyitwa kamere. Ibyo dukora ngo ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Muri Yesaya 6:5 havuga 6:4 umurongo wa 5. Nta kuntu rero ubwo bushwambagara bwagira aho bugeze umuntu. Ntibishoboka. Kandi burya abantu ntabwo twibuka ko tutari igiti kibi gusa, twari igiti kibi ariko n'igiti cyiza. Yego. None icyo cyiza nicyo dushaka gushyira Imana. Yego. Ariko gikomoka hehe? Ku kibi. Hahandi. Tekereza gutega amakiriro kuhaguteje ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Urumva? Ugatega amakiriro kuhaguteje ikibazo. Menya ko ubwo bubi bwose bwawe bwose Imana yabubaze kuri Kristo Yesu. Ibyiza yaba ari byo warata, ibyanditswe biravuga ngo iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko ntabwo ari imbere y'Imana. Ngo nyamara ibyanditswe bimuvuga iki? Tivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Bigaragara ko akavuga ati utize udakora, ahubwo ariko akizera utsindishiriza abanyabyaha. Abaroma 4:5. Yego. Uwo nguwo abarwa nk'umukiranutsi, nk'uko Aburahamu byamugendekeye. Rero twakubwira mu by'ukuri ngo umenye ko ubuntu bw'Imana bwagukijije, bwabayeho utarabaho. Kristo Yesu aragukiza, hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza Kristo Yesu agukijije. Yaragukijije, agukiza kurimbuka, agukiza urupfu rw'iteka, yikoreye ibyaha byawe mu mubiri we. Nahoraga nibaza impamvu Samusoni ari mu rutonde rw'abizeye, kumva biranyobera cyane. Bikaba byumvikana ko abo bose mu by'ukuri ubuntu bw'Imana aribwo bwatumye baba abakiranutsi imbere y'Imana, Imana ikabemera, ndetse mu by'ukuri ku buryo banditswe no mu ntwari zo kwizera mu byanditswe byera. Nusoma Abaheburayo 11 uzabonamo n'aba Samusoni n'abandi n'aba Dawidi n'abandi bose uzababona. Mu by'ukuri rero tunerekeza ku musozo, mu by'ukuri twari gusa turi kubwira ko ubuntu bw'Imana aribwo bwadukijije. Ubuntu bw'Imana bwagukijije wowe wavutse uri umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu. Menya ngo wabaye n'umukiranutsi kubera Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe wagukijije. Kristo Yesu niwe wagiye ku musaraba. Kristo Yesu yishyizeho ibyaha byawe.
nari mvuze ngo Kristo Yesu niwe wikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti. Burya Kristo Yesu ari ku musaraba nukuri ni wowe yarajyanye, wowe ni wowe yarajyanye. Ubwo Kristo Yesu yakubitwaga, ubwo Kristo Yesu yashinyagurirwaga, ubwo yambikwaga ikamba ry'amahwa, ubwo bamuteraga imisumari mu biganza ndetse no ku birenge, karagashinyaguro kose yashinyaguriwe, umubabaro wose yagize wari uwo kuvunja, umubabaro wari kuzababarira mu muriro utazima. Kuriya gupfa kwa Kristo Yesu no guhambwa kwe no kuzuka kwe nukuri yazutse akurangirije igihano cyose wari kuzahanwa imbere y'Imana. Rero ubuntu bwonyine nibwo burahagije. Wigira ibindi wongeraho, wikongeraho indirimbo, wikongeraho amaturo, wikongeraho ingeso zawe, wikongeraho amasengesho. Ubuntu bw'Imana burahagije kandi bwagukuyeho urubanza rw'ibyaha. Twagiriwe ubuntu rero, ubwo buntu buradukiza, budukiza icyo tutari dushoboye. Nta nubwo nongeraho. Okay, ko hari ukongera, hari no kubigira byiza. Yego. Biriya bita amelioration cyangwa improvement. Yego. Ntacyo ubwongeraho, burihagije. Imana irihagije, ntikeneye akaboko kacu. Burihagije rwose, ubuntu burihagije, Imana irihagije. Emera ibyo yakoze kandi nyine mu by'ukuri byuzuye kandi bihagije. Turi kukubwira ko muri Kristo Imana yiyunze nawe, kuri ubu akaba nta rubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho, kuko ibyanditswe byera bibivuga ko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba iki babaraho ibicumuro byabo cyangwa ibyaha byabo. Ibyo byakozwe kubw'ubuntu bw'iki bw'Imana. Menya ngo amaraso ya Kristo Yesu yamenetse kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ibyo byabayeho kubw'ubuntu bw'iki bw'Imana. Ibyo byose niko ibyanditswe bivuga ngo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ibyo ni kubw'ubuntu bw'iki bw'Imana. Emera ubuntu bw'Imana, ubyizere mu mutima wawe, wibera amahoro, utunge umutima utakurega, utunge umutima unezerewe, utunge ubugingo buhoraho kubwo kwizera ibyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Muvandimwe, hano twasoza rero twaganirizaga abantu muri make ko twakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku bikorwa byacu kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Hari abantu bashobora kwirarira mu by'ukuri, njyana nabumva mu ndirimbo zinshi baririmba ngo hari impamvu Imana izatwibuka, ngo nuko twakoze neza buri munsi tudacogora. Izo ni indirimbo zitari z'ukuri, kuko urebye ntabwo wakora neza buri munsi udacogora. Nuko kuntu buri kwiririmba uburi kubeshya, ariko Imana ishimwe. Nukora akoreshwa n'Imana. Nukora niyo mpamvu nukora akoreshwa n'Imana. Yego. Niyo mpamvu bavuga ngo imbuto za mwuka muri Mugisha. Yego. Ntabwo ari imbuto za Mugisha, ni imbuto za mwuka. Mwuka ninde? Ni Imana. Mwuka ni Imana. Wamaze kwemera ubuntu bwayo, nukuri asigara akoreshwa n'imbuto na mwuka w'Imana, kandi mwuka w'Imana nyine ni Imana ubwayo. Murakoze rero, turabashimiye kandi mu by'ukuri turabakunda. Mu by'ukuri cyane, ngo nibwo bwa mbere naboneka mu iki kiganiro. Yego. Nibwira ko atari bwo bwa nyuma. Yego. Ariko mbararikira nuko mwajya mwumva n'ikindi dukora. Yego. Impongano. Yego. TV. Impongano ya Yesu Kristo. Impongano TV. Niwe wabaye impongano y'ibyaha byacu, y'ibyaha by'abari mu isi. Yego, iyo nayo ni cano yitwa Impongano. Muri Yesaya niho twabiheye 5:10 ngo ni Imana yashyizeho kuba impongano y'ibyaha by'abari mu isi. Yego. Yamugeretseho ibyaha by'abari mu isi kugira ngo bibaveho bijye kuri Kristo. Nibyo rwose. Basigara ari abakiranutsi. Iyo rero ibyaha bitakikuriho, usigara uri umukiranutsi. Usigara uri umukiranutsi by'iteka ryose. Turagushimiye muvandimwe. Murakoze cyane. Bye bye.